kumva no kumvira birakiza. Kumva k'ukuri ni ukumvira ijwi rya Mwuka Wera rikwereka igikwiriye ukwiye gukora. Kumvira icyo Imana ikwifuzaho, ukabona ubugingo buhoraho. Muvandimwe data, ndagusuje mu izina rya Yesu Uwiteka aduhana umugisha. Twongeye gushimira Imana none ngiye kwemera ko twigana igitabo cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Ni amahirwe akomeye Imana yacu habwa icyubahiro. Ubushize rero twarebeye hamwe icyo kugendana n'Imana mu isengesho. Igice niko cyavugaga, tubona icyo kuba inshuti bisobanuye. Abantu benshi bafite inshuti, ariko twabonye ko dukeneye iyindi inshuti nziza itazaduhana mu makuba, inshuti izabana natwe, kandi inshuti imenya ibyo twibwira mu mitima yacu, ibabarana natwe igihe tubabaye. Rero nta muntu n'umwe udakeneye iyo nshuti, kandi igihe twagize iyo nshuti tuzabasha no kugira amahirwe yo kugira imico nk'iyayo, kandi ntago tuzigera dukora ibyabangamira iyo nshuti. Rero murumva ko ari amahirwe akomeye cyane, harimo urufunguzo rukomeye cyane ab'isi bamaze kubura. Niyo mpamvu dukeneye cyane ibyo kugirana ubucuti n'iyo nshuti, tukagendana nayo mu isengesho. Twabonye cyane rero ko hari abagendeye muri mibereho bakabishobora, kuko abenshi bavuga ko iyo mibereho kugera n'Imana mu isengesho, imibereho ya buri segonda, buri munota, uko ugiye ukagera n'Imana mu isengesho, aho waba uri mu kazi, aho waba uri hose, waba uri umunyeshuri, waba mu rugo, abantu bose bakaba bari kugendana n'Imana mu isengesho. Ndatekereza cyane ko ibyananiranye muri benshi byabasha gushira, ahubwo abantu b'Imana bakagendana n'Imana mu isengesho. Ni ukuvuga ngo ntabwo wakwifuza gukora icyabangamira iyo nshuti, ntabwo wakwifuza gutekereza icyabangamira iyo nshuti yawe, ntabwo wakwifuza kwambara icyayibangamira cyangwa se ibyo yanga, nta nubwo wakwifuza kurya ibyo iyo nshuti yawe itarya. Ahubwo igihe ubana n'iyo nshuti yawe ikohereza iyo mico yiwe, rero ni amahirwe akomeye cyane. Twabonye muri Bibiliya, twabonye ba Enoki ko babayeho mu bihe byari bikomeye cyane nk'ibi ngibi natwe turimo. Tubona abantu ko bagaragaye nk'abakiranutsi mu gihe bari bagezemo. Rero ntago dukwiriye kuyungurura Bibiliya nk'uko twayibonye ngo tuyungurure ibyanditswe dukurikije imitekerereze yo muri iki gihe, ahubwo dukwiriye gusanga inshuti, kuko twarabibonye ko igihe duhuye tubangamiwe cyane n'ibyo inshuti yacu tutari kumvikanaho, ni umwanya tuba tubonye wo kuyisanga tukaganira nayo, aho kugira ngo tuyihunge. Rero uru ni urufunguzo rukomeye cyane. Abantu b'Imana ntabwo bakeneye guhunga inshuti, ahubwo bakeneye gukomeza kuyisanga, nubwo babona ko batarimo barahuza, ahubwo ni umwanya ukomeye cyane wo kwicara bagatekereza ndetse bagahuza. Rero n'Imana irifuza ko tugendana nayo aho tujya hose, kandi mu ijambo ry'Imana haravuga ngo muri inshuti zanjye nimwitondera amategeko yanjye. Rero dukwiye gusanga, niba ubona hari amategeko y'Imana utagenderamo, imico y'Imana, ukwiye gusanga inshuti ikakwanduza imico yawe, ko twabonye ubashe kubahiriza amategeko y'Imana yose utararanzweho n'icyaha, ari we Yesu Kristo. Ni umwanya ukomeye rero ko dukwiye gusanga umwami w'abami, umwami utagira ikizinga n'inenge, nuko akatwanduza imico yayo. Ni amahirwe akomeye cyane, dushimira Imana cyane. Imana yacu habwa icyubahiro. Uyu munsi turarebera hamwe igice kivuga ngo kuva muri Laodikiya ukajya mu mibereho isenderejwe. Kuva muri Laodikiya ukajya mu mibereho isenderejwe. Data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu ikomeye, Imana nziza, Imana y'urukundo rwinshi, turagushimiye cyane, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeza kutwitaho uko bwije n'uko bukeye. Turakwinginze ngo uze ubane natwe ubwo tugiye kwiga. Turakuraritse kugira ngo weze imitima yacu yabaye akahebwe, uyihindure. Turifuza kugira imico ya Yesu Kristo, turifuza kubana nawe. Ngo ukomeza Mwami Imana duhishurire izi mfunguzo, ukomeze duhishurire ibyawe, tubashe kukumenya birambuye kandi duhinduke. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Iki cyigisho kigiye gutambuka, ndasaba kugira ngo usange umutima wa buri wese, ugendere umutima we ahafite intege nke, umwongerera imbaraga,
kandi umuhishurire ingeso ze zo ave muri Laodikiya ashaka imibereho isendere yo gushaka. Komeza utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muri Laodikiya ukajya mu mibereho isenderejwe, ukuntu twagenda twerekeye igihugu cy'isezerano. Ariko njyeweho nazwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ayo ni amagambo aboneka muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Imibereho y'itorero ry'i Laodikiya ni imibereho iyo usomye Bibiliya usanga ko ari imibereho abanyetorero ryabo babayeho mu buryo bw'akazuyazi, badakonje ndetse ntibabiri. Hano usanga abantu benshi baduhaye ingero z'abantu benshi, nk'urugero Doug Batchelor ni umwigisha ubungubu ukomeye cyane, ariko batubwiye imibereho yigeze kugira aho yigeze kuzimira akabaho nta ntego. Mu gihe yakuraga abasha kubona icyo ari cyo cyose cyane nk'amafaranga, yashoboraga kugura icyo ashaka cyose, akabasha kuba yabona ibyo ashaka byose. Yagiye kubona ngo yisanga mu buvumo bwo mu misozi, aho yavumburiye ukuri kwa Bibiliya kwamukongejeho umuriro, nuko atangira umurimo wakoze ku mutima wa miliyoni nyinshi z'abantu. Iyo ubibonye neza ubona ko ari umwigisha ukomeye muri iki gihe, ariko mbere yabagaho ngo nta ntego, yari yarazimiye. Iyo ubonye ubundi witwa David Ashterick, ngo yari umufana w'imikino yo gutsukira ku tubaho dufite utuziga dutoya, akaba nta kintu cyerekeye Imana yajyaga yitaho, ngo nta kintu cy'Imana yajyaga yitaho. Ariko ngo nyuma amaze gusoma iby'intambara ikomeye, abantu bumvishe ubuhamya bwe, kabonye ko igihe ngo amaze gusoma igitabo cy'intambara ikomeye, ngo imibereho ye yahindutse ubudasubirwaho, kuko yari amaze kumenya ko Imana yamuremye kubw'intego isobanutse. Ngo kuva ubwo ashyira imbaraga n'ubushobozi bwe mu murimo w'ivugabutumwa, maze ahindura abantu batagira ingano ku mwami Imana. Ibyo witwa Shelley Peter we yigeze ngo kuba imbata y'ibiyobyabwenge, yasaga n'itagifite igaruriro, yirirwaga azera mu mihanda yo mu majyepfo ya leta ya California. Nyuma yo kumenya urukundo rw'Imana, yavuye mu muhanda ajya kuri televiziyo, aho kuri buri masaha aganiriza abantu ku mbaraga y'ubutumwa bwiza, agafasha abandi kumenya uburyo bakizwa bakabaturwa binyuze muri gahunda ye ya televiziyo. Yigishiriza rero ngo ku murongo witwa ngo umurongo witwa abamarayika bavugiraho, Angel Broadcasting Network. Rero hari n'undi mwigisha ukomeye cyane witwa Ivan Mills, ngo yari umuhanzi wirirwaga afata amajwi y'indirimbo z'injyana yitwa hip hop. Kuri ubu ku bantu bamuzi, muzi ko kuri ubu amaze kugarura Imana abantu babarirwa hafi mu mamiliyoni, guhera igihe Imana yamuhamagara kuva mu ruganda rw'imiziki akajya gusangira n'abandi ubutumwa bwiza. Muri iki gihe ni umupastor kandi ni umubwiriza ushakwa na benshi ku rwego rw'isi, kandi Imana ikumukoresha kugira ngo ahindure ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Afite gahunda yitwa gutegurira abatuye isi kugwa kw'imvura, ayitwa Operation Global Rain. Yabayeho biturutse ku gitekerezo cye, niyo mpamvu buri mwaka tugira gahunda yitwa iminsi 10 y'amasengesho, ikaba mu itorero ryacu ku rwego rw'isi. Aba bantu rero muri kubona ko hagiye habaho impinduka ikomeye mu buzima bwabo. Ushaka gutekereza uti njyewe ese ushaka gutekereza ari uyu uwa mbere twabashe kubona ko yabaga aho mu buzima bwazima budafite intego. Uwa kabiri akaba yari yararandukiye mu mikino. Uwa gatatu ubona ko yari ageze ku rwego rwo kugera mu biyobyabwenge kandi yasaga n'umuntu adafite igaruriro. Tubona ko Ivan Mills we yari umuhanzi wa hip hop, yari umuhanzi uba muri muzika, ariko indirimbo tuzi ko ari indirimbo ziza. Ushaka kwibaza uti se aba bantu ko Imana yabakoreye ibintu bikomeye cyane. Bumwe mu buhamya nkunda cyane, umwanditsi yaravuze ati akunda ubuhamya bwitwa bw'umugabo witwa Pastor Paul Latsara. Uyu Pastor Paul Latsara aratangaje cyane. Uyu mpastor ngo yakuze ari umupagani usenga ibigirwamana mu gihugu cya Madagascar. We n'umuryango we bahoranaga umutima uhagaze wo kugusha neza imyuka y'abakurambere baba bapfuye, kandi yarimo gutorezwa kuzaba umupfumu igihe Imana yamuhamagaraga ikamuvana mu mwijima. Ntabwo Imana yamukijije mu buryo bwa mwuka no kumuyobora
ngo abe ntabwo Imana yamukijije mu buryo bwa mwuka gusa nk'uko twanabibonye muri cya cyigisho cy'ubushize. Imana ntabwo yakizaga mu buryo bwa mwuka gusa cya gihe twabonye wari umurwayi Imana ikamukiza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwa mwuka, ahubwo yanamukijije ubuzima bw'ibigaragara ibihe byinshi. Bimwe mu byo yamukijije birimo gukizwa uburozi yari yararozwe n'abaturanyi be b'abanyeshyari. Abasirikare yari afite abaturanyi b'abanyeshyari kandi yari afite abasirikare bigometse ku butegetsi ngo bigize bagerageza kumurasa ariko iryo sasu ngo ntiryamukoraho. Ibindi rero yize no kwandika ngo igitabo ngo gifite umutwe uvuga ngo kidnapped, ngo yarashimuswe. Mu gihe iyi nyandiko yandikwaga, Paul Lasara yari umuyobozi wa diviziyo y'amajyepfo ihuza Afurika n'ibirwa byo mu nyanja y'Ubuhinde. Asobanukiwe neza icyo twahawe mu butumwa bwiza n'uburyo kuba umudivantiste w'umunsi wa karindwi bifite ubusobanuro bukomeye muri iyi minsi. Nk'ingaruka y'ibyo kwizera kwe n'umwete wo mu murimo byahinduye imibereho y'abantu ibihumbi byinshi byo mu itorero ryo ku isi yose. Kandi nanone biturutse kuri we no guterwa umwete nawe, uyu mwanditsi yatewe umwete cyane no kumva ubutumwa bwa Paul Lasara, nibwo bwamuteye umwete wo kwandika igitabo cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Rero ukurikije ubuhamya tubonye uri kubona ko ari ubuhamya bukomeye cyane, ukaba wanavuga uti aba bantu rwose Imana yabagiriye neza, aba bantu bari baraguye cyane barageze kure cyane. Ariko nk'uko twabibonye turashaka kuva mu Nyaraudokiya tukajya mu mibereho isendereye cyane. Ushobora kuba uri kwibaza ibyo bintu, ushobora kubona ubuhamya bwawe budahura n'ubw'aba bantu. Ushobora kuba warakuze utajya mu bintu by'imikino, ukaba warakuze utari inzererezi, utajya mu bintu by'ibiyobyabwenge, nta nubwo wenda wigeze ukinisha kujya mu bintu by'imyuka y'abakurambere bapfuye, nta nubwo wigeze ugira abaturanyi wenda ngo bakugirire ishyari bakuroge, wakuze uri umwana wo mu itorero, wakuze wumva ndetse hari n'abumva nta kintu bigeze bacumura ku Mana, hari abumva ari abatagatifu ndetse bakitirirwa n'amazina y'abatagatifu. Ikintu gitangaje cyane ni uko ushobora kuba warakuriye mu kazuyazi k'itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Ushobora kuba warakuye mu kazuyazi k'itorero ryo mu munsi wa karindwi ryo muri iki gihe. Reka twese twisuzume imitima yacu nk'uko uyu mwanditsi w'icyigisho yavuze ngo nubwo atabaye nawe iyo mibereho ikomeye nka gutyo, ariko nawe yaravuze ati nshobora kuba narakuriye mu kazuyazi ko muri iri torero. Ushobora kuba utekereza yuko nta kintu ukennye, nyamara mu by'ukuri uri umutindi ndetse uri impumyi ndetse kandi ukaba wambaye n'ubusa. Yanditse iki gitabo yagiye kuduha ubuhamya bwe ngo yakuze ari umuntu wo mu itorero ry'abadivantiste, ari umwana wo mu itorero ry'abadivantiste kandi ngo yizeraga inyigisho z'idini ndetse ngo yanubahirizaga isabato, agakunda kuramya. Ngo mu muryango wabo bajyaga bagira umwanya wo kuramya, ngo papa wabo akabasomera, data cyangwa se ise akabasomera Bibiliya. Nyamara mu by'ukuri ngo ntabwo yari yigeze yishimira kujya mu rusengero, gusa nyine bitabuje ko ajyayo, ariko hari abantu benshi bajya mu rusengero batabyishimiye, batazi n'intego yo kujya gusenga. Ariko nubwo bimeze bityo, ngo si yigeze ata itorero. Hari ikintu ngo cyari kiri mu mutima we ngo kimubwira ngo Imana irifuza ibiruseho kandi ikabimwifuriza. Ababyeyi be ngo barakomeje baramusengera, ngo bakajya bamusengera, ngo aza kumva atangiye gushikama, atangira kumva yajya mu murimo w'Imana, aza kujya ku kigo cyitwa nka Oklahoma Academy, atangira kwiga. Ngo icyo gihe rero niho yatangiriye kumva ko isengesho rimuhindukiye ikintu cy'ukuri, kandi atangira kumva yagira urufatiro rwo kwizera. Rero icyavuye mu cyifuzo ngo yaravuze, Mary Dumas yaravuze ngo icyavuye mu cyifuzo cyanjye cyagendaga gikura cyo gukorera umwami igihe cyose nari ndi ku ishuri ryisumbuye, gukomeza ndetse ukageza no ku ishuri rikuru. Urumva ko imibereho yakomeje iyo gushaka gukomeza gukorera Imana. ngo nari umuntu ugaragara mu murimo wo mu matsinda y'abasore bamaze gukura, ngo kandi nabaye umukorerabushake mu mirimo myinshi, ninjiye muri gahunda zo kwiga ibyanditswe byera
kandi ngatangira kwandika inkuru zimwe mu binyamakuru ngo nkunda umurimo w'ibwirizabutumwa aho nagendaga hirya no hino ku isi, ngo nakundaga ingendo, kandi icyabivuyemo ni uko nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye naje kwisanga muri Norvège mu ishuri ryigisha Bibiliya, yemwe nza no kwisanga ndi mu misozi yo muri Amerika y'Amajyepfo aho namaze amezi make nigisha Bibiliya nk'umunyeshuri w'umubwirizabutumwa. Uyu Melody Mason yatangiye kumva afite ubushake rero bwo gukorera Imana. Rero ngo mu myaka yose ngo namaze mu ishuri rikuru, umushyikirano wanjye n'Imana wakomeje gukura kandi nkomeza gutera imbere intambwe, nkomeza guhangana n'ubuzima n'amasomo yanjye mbikunze kandi mfite umwete mwinshi. Rero ngo Melody Mason aravuga ati ngo yaje kwiga iby'ubuforomo mu ishuri rikuru ry'Abadventiste riri mu Majyepfo, kandi ngo nubwo gahunda y'amasomo yari inkomereye natakaje ukwezi kose niga igihe nari ndwaye bitewe no gukoresha ingufu nyinshi mu masomo. Imana yakomeje kumpira maze nza kurangiza amasomo mfite amanota meza cyane yo ku rwego rwo hejuru. Uyu Melody Mason yakomeje gukorera Imana cyane, akajya agenda ngo yaje gukora ngo ivugabutumwa muri Kenya, agakora umurimo w'ubuvuzi kuko yaje kuba umuforomokazi, akora umurimo w'ubuvuzi, akajya yigisha abanyeshuri b'abatangizi muri Korea y'Amajyepfo, akomeza gukora umurimo w'Imana. ngo nyamara ngo igihe kimwe yatangiye gufunguka amaso, maze atangira kubona yuko akeneye kugirana n'Imana isano irushijeho iyo yari afite. Rero ngo muri Mutarama muri 2007 ngo nagize amahirwe yo kujya mu mwiherero w'itsinda ry'abigishwa ryari rigizwe n'abasore 15. Icyari kigamije cyane ukurushaho kumenyera Kristo mu ijambo rye, nuko tumara iminsi isoza icyumweru. Hejuru yo kuba twaramaraga umunsi wose twiga Bibiliya, twamaraga amasaha y'ikigoroba dusengera hamwe, twarasengaga bigatinda tukageza nijoro dusengana n'inshuti, dusaba gutsinda mu by'amwuka, tugasaba gusobanukirwa ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, kandi ikiruta ibi byose twasabaga gusukwa kwa Mwuka Wera mu bugingo bwacu. Kimwe mu byo nasabiraga mu isengesho ryanjye by'umwihariko cyari ugusaba gusobanukirwa byimbitse kandi ngaha agaciro umusaraba. Ibi byashobora kugaragara nk'ikintu kidasanzwe cyane ko nari maze igihe kirekire ndi umukristo, nyamara umutima wanjye wari umeze nk'uwaguye ikinya ku byo kumenya icyo Kristo yakoze i Karuvari. Ni bangahe bafite imibereho imeze gutya, ariko agakomeza yishiraho ikinya, akumva we ntakwiriye gushaka Imana, nyamara afite mu mutima we akiri kumvamo icyuho. Uyu Melody Mason yari yaragiye akora imirimo myinshi mu itorero cyane, kandi yari umuntu rwose uhagaze neza mu itorero mu buryo bugaragara, ariko ngo yumvaga afite icyifuzo cyo gusobanukirwa cyane umusaraba. Ntabwo byari byarakoze ku mutima wanjye uko twarushaho gusenga no kwiga Bibiliya. Uyu Melody Mason nyine ni ukuvuga ngo ibyo Kristo yamukoreye ku musaraba byari bitarakora ku mutima we neza. Uko ngo barushaho gusenga no kwiga Bibiliya muri iyo minsi isoza icyumweru, ngo kwizera kwanjye kwarakuze buhoro buhoro, noneho ntangira kumva nkunze umukiza wanjye kurenza mbere. Ahangaha rero murabona ko ububyutse buva mu gisubizo cy'amasengesho. Bavandimwe bene data, ntabwo uzaba wicariye gusa ngo bize wumva ko wihagije, ahubwo bano urubyiruko rwafashe igihe rurasenga, ngo ikigoroba, amasaha y'ikigoroba cyose ngo bakayamara bari gusenga. Icyo gihe rero Melody Mason ngo yagarutse imuhira, ngo nakomeje kwinjira mu ijambo ry'Imana kandi nkamara igihe kinini nsengana umwete. Ni muri iki gihe natangiye mu by'ukuri gutinyuka gusaba Imana ibirenze byo mu buryo bwa mwuka, ariko ntibyabuze gutwara igihe kingana n'umwaka kugira ngo Imana igire icyo ikora. Ariko amagambo arakomeye cyane, ubuhamya bw'uyu mwene data burakomeye cyane, kuko abenshi baraza bakamara igihe gito cyane, bakamara ukwezi, ariko bakumva badasubizwa. Niba basengeraga Mwuka w'Imana, niba basengeraga gusobanukirwa urukundo rw'Imana, niba basengeraga guhishurwa umusaraba wa Yesu Kristo, bakamenya icyo Kristo yabakoreye, babona biri gutinda bakaza gucika intege, bagasimbuka ibyo, bakava ku byo basabaga Imana bakajya ku bindi, kuko ibyo bindi bitaba byarasubijwe. Ariko ahangaha Melody Mason aratugaragariza ko yamaze igihe kingana n'umwaka kugira ngo Imana igire icyo ikora. Bwa mbere na mbere yabanje kunyereka uburyo nari nyikeneye mu buryo bukomeye. Ikintu cya mbere Imana ngo yabanje kumwereka ni ukumwereka uburyo yari mukeneye mu buryo bukomeye cyane.
kuvumbura imbaraga iri mu butumwa bwiza. Ngo nyuma yo kurangiza imirimo yo kwitegura urugendo rwanjye rw'ivugabutumwa rujya muri Peru, inshuti yanjye yitwa Paulo yigaga mu ishuri ryigisha ibyo kuvura amenyo muri kaminuza y'i Loma Linda. Yambajije niba nakwishimira kujyana n'itsinda ry'abaganga muri urwo rugendo rw'ivugabutumwa muri Bangladesh. Yari amahirwe yo ku munota wa nyuma nari mpawe kuko hari hasigaye ibyumweru 2 ngo bagende, nyamara bari bagikeneye abandi baforomo kandi nyine nari umuforomokazi. Buri gihe nabaga niteguye kugenda, bityo rero nahise njya mu mubare w'abagenda. Ibyumweru 2 byakurikiyeho nisonze ndi kumwe na bagenzi banjye, twari dusangiye itsinda mu modoka yihuta cyane, yuzuye abantu mu mihanda iri mu bushyuhe n'ivumbi ryinshi ryo muri Dhaka, umurwa mukuru wa Bangladesh. Igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 170, kikaba ari igihugu nari nziho ibintu bikeya. Nubwo nagiye mu bihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere, imibabaro narebesheje amaso yanjye yampindishije umushyitsi mu buryo bukomeye. Uwo munsi wa mbere narebye mu maso y'imbaga y'abantu benshi badafite ibyiringiro, kandi uko nabonaga ugucika intege ahantu hose, umutima wanjye wifuje kugira icyo ukora. Nyamara si icyo gukora cyari ikihe. Nubwo njyewe n'inshuti zanjye twigomwe amwe mu mafunguro kugira ngo tubashe gusangira n'abashonje, igiciro cy'ifunguro ryacu nk'abanyamerika cyashoboraga kubona ibiryo bisangiwe n'abantu 30 bo mu muhanda. Twabonye neza ko bisa naho ntacyo twakoze. Mbese umuntu umwe cyangwa babiri babasha gukora iki mu mujyi wose wakabaye n'igihugu kigoswe n'ubukene, inzara no kubura ibyiringiro? Igitondo cyakurikiyeho, ubwo narindi njyenyine nsabana n'Imana, Imana yavugisha umutima wanjye, kandi nibwo bwabaye bwa mbere mbonye by'ukuri yuko nkeneye cyane umusaraba. Nubwo rwose Melody Mason tubona neza ko yajyaga mu murimo, ariko ntabwo yigeze acika intege. Nubwo yagendaga abona ko ari umunyantege nkeya, kandi rwose yari yiziho ubutungane, kuko yabonaga ajya imbere mu murimo w'Imana nk'uko muri iki gihe bigenda, wagira ngo wageze ku rugero rwiza Imana yifuzaho. Ariko Imana yamaze igihe kinini cyane itaramuha igisubizo, ariko ikeneye ko yiga, ikamwohereza mu murimo w'Imana kugira ngo yige. Aha hantu yahigiye ikintu gikomeye cyane, ngo yabonaga cyane ko akeneye umusaraba. Ahantu ngo yibajije ikibazo, ni iki njyewe n'umuvandimwe abantu babiri dushobora gukorera umujyi wose ngo kugira ngo duhashye inzara n'ubu bukene no kubura ibyiringiro? Hano yakomeje avuga ngo mbese murabibona, igihe cyose nari narabaye ndi umwana mwiza, nari narabaye mu muryango utajyana n'ibyaduka w'Abadventiste, aho utashobora gukora ibintu bibi abandi bantu bo ku isi bakoraga. Sinigeze nywa inzoga, sinigeze nywa itabi cyangwa nkoresha ibiyobyabwenge. Nawe urukumva icyisho, nawe ushobora kuba ubona mu mibereho yawe. Ni kwa kundi abantu bafataga urupapuro bakavivura ati njye ntago nigeze nica, ntago nigeze niba. Yego, hano Melody Mason nawe kuvuga ati sinigeze nkora ibi ngibi. Yego, ngo nagiye nkora amafuti, kandi hari n'ibyaha bito bito nahoraga ndwana nabyo, ariko ntabwo byari nk'ibyaha abantu benshi bakora, bya bintu turebesha amaso tukibwira ko twege turi abantu b'Imana. Ariko uku niko nabitekerezaga muri icyo gihe, niyo myumvire ngo yari afite ngo muri icyo gihe. Nyamara mu buryo butunguranye Imana inyereka ko umutima wanjye wari umeze mu by'ukuri. Nshuti muvandimwe, ndagusaba cyane kugira ngo usenge ujye imbere y'Imana iguhishurire umutima wawe. We gushukwa cyane n'iyo mirimo urimo, nuko urimba muri korali, nuko ujya mu miryango y'abafasha abarwayi. We gushukwa cyane n'iyo mitego cyane, kuko Satani ubunyarodokiya ni imibereho idasendereye rwose, irimo akazuyazi. Nari ahangaha ngo nyamara mu buryo butunguranye Imana inyereka ko umutima wanjye wari umeze mu by'ukuri. Aya ni amahirwe akomeye cyane waba ugize cyane, Imana ibashije kukurondora mu mutima ukareba ukuntu umutima wawe umeze. Ngo uyu Melody Mason yasanze ngo umutima we wari wanduye, mbese ngo umutima we wari umeze ngo nk'imwe muri iyo mihanda y'umujyi wa Dhaka. Iyo mihanda twabonye yari irimo imyanda, irimo ivumbi. Ngo nari ntewe ishema no gusohoza imwe mu mirimo no kwibonaho ubwiza bw'umutima. Numvaga ari byo ndusha abandi, kubera yuko ibyaha byanjye bitagaragara ko ari bibi cyane, atari bibi cyane. Kandi ikirenze kuri ibyo, nakomokaga ku gisekuru cy'Abadventiste b'umunsi wa 7. Mbega ukuntu Melody Mason ari ubuhamya bwiza ku bantu bari muri itorero ry'Abadventiste bo muri iki gihe.
Melody Mason yari umuntu nawe ushobora kwihagarara akareba ibikorwa yagendaga akora. Byinshi ntabwo twagiye tubisoma, ariko yagendaga akora ibikorwa byinshi cyane. Yakoraga umurimo w'Imana, aho Imana yamushakaga hose yarahajyaga, ariko ntabwo yize yemera umutima wo gukomeza muri uwo murongo, ahubwo yakomeje kugira inyota cyane, kandi Imana ikajya igenda imwigishiriza muri uwo murimo yakoraga. Ntabwo ari nk'iki gihe bamwe bacika intege, babona bakomeje kugira inyota batari kugera ku cyifuzo bari bafite, bakavuga ati reka tubireke, reka twigire muri biriya. Ahubwo uyu nguyu yakomeje, ntabwo yigeze ashukwa cyane ngo kuko uyu Melody Mason ngo yakomokaga mu gisekuruza ngo katusome ngo ndetse nyogokuru yari inshuti ya Ellen G. White. Urumva yari mu miryango cyane ikomeye cyane yegereye itorero ku buryo yari kwihumuriza cyane. Ngo ikindi kandi nari naragiye nishimagiza kenshi kubw'Imana n'ubushobozi nari mfite, kandi none abakuze n'abasore bakaba baranshaka nk'umuyobozi mu by'umwuka. Mbega Satani ukuntu akora, mbega ukuntu ashaka kugushukashuka akanyura mu bandi bantu akajya bavugiramo bakagushimagiza, ariko mu by'ukuri udashaka kujya imbere y'Imana yo ngo ikurondore. Reka gushukwa n'abantu bakubwira ko uri umukobwa ushimwa n'Imana, reka gushukwa n'abantu bakubwira ko uri umusore uri mu mwuka, reka gushukwa n'abantu bakubwira ko uri umupasitoro ukomeye cyane. Ahubwo ujya imbere y'Imana ushake ko ikurondora. Imibereho y'uyu Melody Mason nawe ni umuntu wari ushaka gutorwa ngo n'abasore bagenzi be ngo ahagarare ibintu, kuko babonaga ngo ari umuyobozi ufite mwuka. Ngo imibereho yanjye ngo nari narayeguriye gukora umurimo w'Imana, kandi rwose nabikonaga umutima ukunze. Ese murumva iyi mibereho yari afite bidakwiye kudutera ubwoba cyane? Kuko iyo bigaragara neza muri Laodikiya, iyo umuntu ahisemo gukomeza kuba akazuyazi, Imana iravuga ngo ngiye kukuruka. Nyamara mu buryo butunguranye ngo nasobanukiwe yuko umugabane munini w'umurimo w'ivugabutumwa nakoreye hakurya y'inyanja nawukoreye kunezeza ibyifuzo bya kamere yanjye aho guhimbaza Imana, bitewe n'uko n'ubundi nikundiraga guhora mu ngendo. Nari mfite impuhwe za kimuntu, nyamara ntizari impuhwe z'Imana. Aho kugira ngo nite ku by'ukuri ku gakiza kazimiye, ngo nitaga cyane ku gufata amafoto kugira ngo nzahereke inshuti zanjye ngarutse muhira. Mbega ukuntu dukwiye kujya imbere y'Imana muri kino gihe cya nyuma, kuko iyi mibereho iracyaranga abana b'itorero muri iki gihe. Ese bite kuri wowe? Wenda ushobora kuba wigisha kuko bakubwiye ko uzi kwigisha, ukaba ukunda gufasha kuko bakubwiye ko ufite iyo mpano yo gufasha, ariko mu by'ukuri ukaba wikundira amafoto kugira ngo wenda ugere wifatira amafoto, ukaba wikundira wenda kujya mu ngendo gukora ivugabutumwa. Hari impamvu nyinshi, ukakunda kuririmba kuko harimo inshuti zawe, ariko Imana irashaka umutima wa inshuti mwene data. Nibyo rwose hano Melody Mason yakomeje aravuga ngo nibyo rwose, habaye igihe numvaga ko imibereho yanjye nta byiringiro ifite, habaye igihe numva ko ibyaha byanjye binteye ubwoba mu buryo butavugwa, kandi nashobora kwikubita hasi mbaye nk'uborogera ku birenge bya Yesu. Mbega amahirwe hano yari yamaze none kubera kuguma imbere y'Imana, yari amaze none gusobanukirwa iby'umutima we. Nibazaga ngo yibazaga niba ngo Imana ishobora kumukiza. Muri ibi bihe nashobora kumwiyegurira maze amahoro ye akanyuzura, nyamara icyo umusaruro usobanuye kuri njye cyakomeje kutumvikana neza mu bwenge bwanjye, kandi nkumva bindi kure. Kandi yarasengaga, byakomeje bityo rimwe na rimwe ibyo ntasobanukiwe nkumva nongeye kwifata nkishyira mu mutekano uturuka mu gukiranuka nihangiye no kuva mu mirimo myiza, kugeza ubwo numva nongeye kugwa kubera iyi mpamvu. Urugendo rwanjye rw'ibyamuka rwabaye intambara, ni hasi no hejuru. Byahumetswe biratubwira biti igitekerezo cy'uko tubarwaho gukiranuka kwa Kristo bidatewe n'ibyo twakoze byiza, ahubwo biturutse ku buntu bw'Imana, ni igitekerezo cy'agaciro gakomeye cyane. Ukeneye kucyitaho umuvandimwe mwene data. Umwanzi w'Imana n'abantu Satani ntiyifuza yuko ukuri nk'uku kwakwigishwa, kubera yuko azi neza ko abantu baramutse bakwakiriye rwose imbaraga zizamenagurika. Aramutse ashoboye kwigarura intekerezo z'abantu, agatera gushidikanya, kutizera n'umwijima mu mibereho y'abavuga ko ari abana b'Imana, ashobora kubatsindisha ibishuko bye. Ahubwo abantu baraza bagakizwa, bakibwira ko bakijijwe, bakajya mu murimo w'Imana, bakajya mu makorali bakaririmba, ariko mu by'ukuri Imana itarabona imitima yabo.
abashe gusobanura iki gitekerezo yuko tubarwaho gukiranuka kwa Kristo kwenyine bidatewe n'ibyo twakoze, Satani yabatsindwe bwose. Ngana ku musozo, Melody Mason avuga ati ngana ku musozo, icyo gitondo cyo muri Bangladesh nasobanukiwe neza ko nta buryo na bumwe nakoresha ngo mbashe kwihindura uwemewe n'Imana. Amen. Nabonye ko kugerageza guhindura umutima wanjye nkoresha imbaraga zanjye bitashoboka kimwe nuko bitanshobokera kugaburira abantu miliyoni nyinshi zo mu mujyi wa Dhaka. Mbe ukuntu yigiye ku mibereho yari ari kubaho muri icyo gihe. Nibyo koko nashobora kugerageza gufasha abantu bakeya gusa, kuko nashobora kugira ibintu bike mpindura mu mutima wanjye nkagerageza no kubaho imibereho itunganye. Nawe ibyo ngibyo muvandimwe data, ibyo ngibyo bishobora kuguhindura inyuma, abantu bakabona ko utunganye, ariko umutima wawe uzaba ugifitemo igishinja ngo iki gihe ngo yabonye neza yuko ntashobora kugera ku rugero rukwiriye nubwo nabaga nakoresha imbaraga nyinshi, kubera ko mu by'ukuri nari umunyabyaha ukeneye umukiza. Kuko twese twahindutse abanduye, kandi ibyo twakiranze byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ikizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranuka kwacu kudutwara nk'umuyaga. Aya ni amagambo aboneka muri Yesaya 64:6. Nyamara mureke dushime Imana, kuko iyo ifunguye amaso yacu, iyo Imana ifunguye amaso yacu tukabona uko imitima yacu imeze, iduha ibyiringiro. Muvandimwe, reka nkurarikire kugira ngo ujye imbere y'Imana. Shaka igihe uyu Melody Mason twatangiye tubona ko bagize ibihe bayibihererana n'Imana, asenga Imana yisaba kugira ngo imwishurire, aho ariho yakuye igisubizo cy'amasengesho. Imana ikagenda imwishurira. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Aya ni amagambo aboneka muri Yesaya 1:18. Igihe ngo nari nicaye mfite Bibiliya yanjye nitegereza iyi mirongo, yari ifite amajwi asakuza nk'amahoni y'imodoka, amajwi y'inkoko zasakuzaga, ay'abana bariraga hirya no hino mu mihanda yaracecetse. Igihe nari ndimo nitegeza kurenza uko byigeze kumbaho mbere hose, urukundo umukiza yankunze. Amarira yatangiye gushoka ku matama yanjye ubwo ubusobanuro bw'icyo Kristo yankoreye ubwanjye i Kalvari kinjiraga mu bwenge bwanjye. Amen. Igihe nasobanukirwaga n'icyo yankoreye kera i Kalvari, umurimo Imana yonyine itameze nk'abantu yashobora gukora, mbega ukuntu nari nzi imizi iteye agahinda, mpagaze nanduye kandi ntafite ikanzu yo gukiranuka kwe. Impano ntashobora gukora ngo nyibone, umutima wanjye wamenaguwe no kunyurwa n'urukundo ntashobora gusobanura. Amena. Icyampa imibereho, icyampa ngo aya mahirwe uyagire nanjye nyagire. Ngo icyo gihe Melody Mason aravuga ngo nararize, ndongera ndarira muri icyo gitondo. Igihe namubwiraga nsikimba amagambo nti ndagushimira ko wamanutse ukaza kunshaka nanjye. Ese wasobanukiwe n'urukundo rwa Kristo cyangwa urumva wihagije? Igihe hano ngo Melody Mason ngo igihe ngo narimo ndira, ngo amahoro n'ibyishimo bidasanzwe nyamara bitangaje ngo byasabye umutima wanjye mu buryo burenze ubwo nigeze menya mbere hose. Nibwo yari atangiye kugira ya mahoro, Kristo aguha mu mutima. Ngo uwo munsi ngo nibwo imbaraga n'ubwiza bw'ubutumwa bwiza byakoze kuri njye mu buryo butangaje kandi burampindura bidasubirwaho. Enwate yanditse ngo muri kimwe mu bitabo mu nda cyitwa Uwifuzwe byose, amagambo agira ati umutima w'ubwibone ukora uko ushoboye kugira ngo uhabwe agakiza nk'igihembo. Nyamara kwemerwa kuba mu ijuru kwacu no gutunganizwa kubayo kwacu biboneka gusa mu gukiranuka kwa Kristo. Imana itwumvisha amagambo bene data, icyama Imana ikumvisha amagambo ku rwego ariho, ngo Imana ntashobora gukora ngo ikize uwazimiye kugeza ubwo asobanukiwe n'intege nke ze. Kandi wowe muvandimwe ucyumva ukitunganye, ucyumva hari icyo ushoboye, nyamara ukukiranuka kwa Kristo niko konyine. Ngo iyo umuntu asobanukiwe n'intege nke ze, akiyambura kumva yihagije kwe, maze akiyegura kugengwa n'Imana. Nubwo muri iki gihe abakristo benshi bumvise inkuru y'ubutumwa bwiza inshuro nyinshi nk'uko byari byaragendekeye benshi, ntibarumva neza ubusobanuro bwabwo mu buryo bwuzuye. Niba ubona neza ko niba warihaye icyizere ko umutima wawe wera,
reka jya imbere y'Imana uyu munsi. Nubwo waba ubwiriza ubutumwa, nubwo waba ukora icyo ari cyo cyose, reka muri uyu mwanya turi mu gihe cya nyuma ujye imbere y'Imana iguhishurire buri kambi, igwe akambi k'isuku kajya mu mutima wawe, kaguhishurire inenge iyo ari yo yose waba ufite. Ngo Hudson Taylor, umwe mu bavugabutumwa ba mbere mu bice byo hagati mu Bushinwa, ngo yamaze imyaka myinshi akora umurimo w'umwami mbere y'uko asobanukirwa ku giti cye icy'ubutumwa bwiza mu buryo bwuzuye icyo ari cyo. Atentebutse kubera uburemere bw'ibyaha bye no kutagira ku byo agamije neza, ngo yifuje amahoro nyamara abona umwijima. Muri icyo gihe yibaje niba bishoboka ko Kristo yabasha kumukiza. Ngo umunsi umwe ubutumwa bwiza bwatashye mu mutima we, maze asobanukirwa mu buryo bwuzuye icyo Kristo yaje amuzaniye. Mu ibaruwa yandikiye mushiki we yasobanuye ugukanguka kwamubayeho n'ingaruka kwazanye mu bugingo bwe. Yaragize ati, ni mu buhe buryo ukwizera k'umuntu kwakomera? Ntabwo byanyura mu gukoresha ingufu nyinshi ngo wizere, ahubwo biva mu kwishingikiriza kubwo kwizerwa. Biva mu kwishingikiriza kubwo kwizerwa. Nayijwe n'ubusigiye nagerageza kurwana ngo nduhukire muri we. Sinzongera kwirushya ntyo. Mbese ntiyasezeranye kugumana nanjye, ko atazansiga, ko atazampana umugabane mwiza kurusha iyindi. Niba umuntu yashobora kuvuga ko umugabane umwe uruta uwundi, ni uburuhukiro buzanwa no kwiyunga na Kristo. Nta kintu kimpagarika umutima igihe cyose nsobanukiwe n'ibi, kuko nzi yuko ashoboye gusohoza ubushake bwe, kandi ubushake bwe ni ubwanjye. Aho abasha kunshira hose n'uburyo abasha kwanshyiramo bwose ntacyo buntwaye. Mu mwanya woroheje hanyuma y'indi yose mu buntu bwe, kandi ni umwanya ukomeye cyane. Ubuntu bwe burahagije. Amen. Amen. Babonye guhinduka kwabaye muri ya Hudson nyuma y'aho baje kumutangaho ubuhamya muri aya magambo akurikira. Yari icyigisho gituje mu bubiko bwo mu ijuru, yakuraga buri gace k'ibyo yunguka buri munsi. Amahoro yanyu ndayabahaye, ikitagize gihungabanya umukiza cyangwa ngo kinyeganyege umutima we nticyashobora kumuhungabanya. Nta kintu na kimwe cyashobora kumukoresha huti cyangwa gitume ashiguka atengurwa cyangwa se ngo ahungabane mu ntekerezo. Yari azi yuko hari amahoro arenze gusobanukirwa uk'ubwenge bw'abantu, kandi atari kugira icyo akora kiri hanze yayo. Katurebe icyo kugenda werekeye igihugu cy'isezerano. Melody Mason hano yaranditse ngo hashize imyaka mike gusa uhereye igihe natangiraga urugendo rutangaje, kandi nyine buri munsi wose uje uba ari umugabane wo gukura k'umuntu muri uru rugendo. Ndacyafite urugamba nk'uko undi wari wese arufite, kandi rimwe na rimwe ndagwa. Natahuye yuko mfite ibyaha birushijeho kuba byinshi kuruta uko nabitekerezaga, ariko nanone navumbuye ko Imana ishobora kumpa kunesha ndamutse ngundiriye sindekure. Icyo kugendana n'Imana mu isengesho icyo ari cyo, kugendana n'Imana umunsi ku munsi no kumenya umunezero uzanwa no gushyikirana nayo umuntu ku giti cye, byambereye amahirwe akomeye. Ntabwo ari umukiza n'umwami wanjye gusa, cyangwa abo kwizerwa utamenera amabanga inshuti yanjye gusa, ahubwo yampindukiye inshuti nyanshuti yavuye mu ijuru. Ukuntu twese dukeneye iyi nshuti nyanshuti yavuye mu ijuru, ni amahirwe akomeye cyane. Hano ngo ntekereze yuko ubu ari bwo mpugijwe no gukorera umwami cyane kurenza mbere hose. Nyamara hari ibintu byahindutse. Ibyo nashyiraga imbere kurusha ibindi bitandukanye nibyo nshyira imbere ubu ngubu. Umva amahirwe yo kuba wabonanye na Yesu. Umva amahirwe ibyo yaratangiye gushyira imbere yashyiraga imbere icyo gihe, ayo yo kwifotoza n'ibyo gushaka kwikorera ingendo, ntabwo ari byo yaragishyize imbere ubu ngubu. Ngo nasobanukiwe ko Imana yampaye imyaka mike gusa kugira ngo nyikorere, aho gukora ingendo ngamije kureba isi. Ubu nzikora ngira ngo ngarure imitima mu bwami bw'Imana, naba ndi muhira cyangwa mu bihugu bya kure. Nifuza kubona imitima y'abantu ihinduka ngo izaragwe by'iteka ryose, aho kujya ku rusengero njyanye no kugira ibyo nironkera ku giti cyanjye, njyewe kugira ngo ngire icyo ntanga kandi mbere abandi umugisha, aho kugira ngo nezeze amarangamutima yanjye nk'uko najyaga mbikora mu myaka yo hambere. Nize gushingira kwizera kwanjye ku ijambo ry'Imana ridahinduka, aho guterwa ishema n'ubushobozi mfite bwo kugira ibyo nkoraho no gusohoza zimwe mu nshingano zerekeye iby'umwuka. Ubu nsobanukiwe n'intege nke zanjye kandi nishingikiriza ku mbaraga zayo. Mbega amagambo akomeye cyane. Iyo umuntu yahuye na Kristo arahinduka mu mico neza.
kugerageza gukorera Imana kwanjye kwarushaho kumbera igitangaza. Nubwo naretse akazi gatanga umutekano w'uko kari akazi gahoraho ngira ngo niyegurire burundu gukora umurimo w'Imana, ntago mpagarika umutima no kubona ubwishyu cyangwa kwibaza uko ejo bizamera. Kimwe na Hudson Taylor, sobanukiwe nuko mu mwanya woroheje hanyuma y'iyindi yose angenera ubuntu bwe, kandi no mu mwanya ukomeye cyane ubuntu bwe burahagije. Nubwo uyu munsi nibona nk'umuvugabutumwa aho ndi hose, Bangladesh yankoze ku mutima mu by'ukuri kuri urya munsi ubwo nayisuraga ku nshuro ya mbere. Ubu maze kujyayo inshuro nyinshi kandi nzigeza gusubirayo bidatinze. Icyo gihugu kiracyari ahantu hababaje kandi hagoye kurusha ahandi hose nigeze kugera. Nubwo bimeze bityo, numva hari imbaraga inkurira kwegera abantu baho, by'umwihariko abana. Kuri irya nshuro ya mbere njyayo nakunze ikigo cyita ku mfubyi kiri mu majyaruguru ya Dhaka, hari hafi y'umupaka utandukanye icyo gihugu n'Ubuhinde. Hari intera y'urugendo rungana n'amasaha 8 uvuye Dhaka. Ubwo nasuraga icyo kigo cyita ku mfubyi cyitwa Bangla Hope, ibyiringiro by'Abanyabangladesh, Abadventiste b'umunsi wa karindwi b'Abanyamerika bitwa Seventh Every Way, ari nabo bagishinze, bita ku bana bangana 68. Uwo mubare waje kwiyongera maze bagera ku 133. Nabo baje kwiyongera, birumvikana rwose ko umubare w'abana bitagaho nk'igitonyanga cy'amazi mu ndobo ugereranyije n'igihugu cyuzuye amamiliyoni y'abantu bakeneye ubufasha. Ko niyo bwaba ubugingo bw'umuntu umwe bukijijwe mu gihe runaka, baba bazanye itandukaniro mu mubare w'iteka, kandi nize yuko iki ari Imana iri kudusaba gukora, gukomeza gukora ku bugingo bw'umuntu umwe mu gihe runaka. Kimwe rero n'abo bana bo mu kigo cya Bangla Hope, natwe turi imfubyi Imana yarokoye imibereho y'icyaha. Mwite kuri aya magambo, natwe turi imfubyi Imana yarokoye imibereho y'icyaha. Nyamara ntiyadukirije kugira ngo twigumanire iyo migisha twenyine, yadukirije kugira ngo tuyifashe kugera ku bandi. Amena. Bamwe muri twe yadukijije ibyaha bya Egiputa kugira ngo dufatanye gukiza abasigaye muri Egiputa. None Imana we yakuvanye muri Egiputa. Ibaze uyu munsi, itekerezeho uyu munsi, Imana yagukije ibyaha byo muri Egiputa. Ese wawe waributse gusanga abantu bakiri muri Egiputa? Bamwe muri twe yabarokoye ubutayu bw'iby'umwuka bwa Laodikiya kugira ngo turokore abandi ubunyalaodikiya. Nyamara ku iherezo ry'ibyo byose irashaka kutugeza mu gihugu cy'isezerano. Amen. Abantu benshi bakeneye kumenya kuva muri Laodikiya, bakamenya ko bakeneye gusanga Imana ikabiyishurira cyane, bakimenyaho ubugoryi. Ni ikibazo cyane kumenya yuko ukiranutse, nyamara umutima wawe Imana ikibonamo ibizinga. Benshi cyane mu bakristo muri iyi minsi, nubwo batewe ishema nuko bateye intambwe bagasohoka mu gihugu muri Egiputa y'iby'isi, bageze mu butayu barahagarara, ntibakomeza urugendo. Mbega ukuntu twite kuri aya magambo arakomeye cyane. Abenshi twavuye muri Egiputa, ariko ngo twageze mu butayu turahagarara, ntitwakomeza urugendo. Ngo bubatse ingo n'amatorero mu butayu, barema ibyiciro mu butayu, maze kwizera kwabo kuruma ntikwera imbuto, mbese nk'uko byagendekeye imyaka ihinze ahabazengurutseho mu kidaturwa. Imana ntabwo yigeze iduhamagara ngo tuve muri Egiputa y'ububata bw'ibyamwuka ituzaniye kugira ngo dushinge amahema mu butayu bwo gutera imbuto mu byamwuka. Ntabwo kuba waravuye muri Egiputa, kuba wararetse bimwe mu bintu bigaragara ko bikomeye cyane, ariko Imana ntabwo yigeze ishaka ko tuguma mu butayu ngo dukomeze kubaho ngaho gusa tutera imbuto. Ntiyatwambukije inyanja itukura mu buryo bw'igitangaza igira ngo twitegereze twubaka amazu asekeje mu mucanga wo mu kidaturwa. Icyo yashakaga, icyo Imana igushakaho, icyo Imana ishaka kuri twese ni ukutugeza bidatinze mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Uyu niwo mugambi yari ifitiye Isirayeli, kandi niwo mugambi idufitiye natwe uyu munsi. Mucyo twe kuzarira muri ubu butayu bw'iby'umwuka bwa Laodikiya, inyuzwe n'uko imeze cyangwa ishishikajwe no kwihangira gukiranuka mu gihe Imana ishaka kutujyana i Kanani. Muvandimwe, hoya wivuga ngo utwo twaha twose ugifite twitugaha tugira imbere yawe, ntabwo utwo twaha uzadukomeza i Kanani.
ahubwo uzakomeza uzenguruka ubutayu. Nshuti mwene data, ndakurarikira cyane kugira ngo ukomeze wisunge Imana yagukuye muri Egiputa izakomeza igukure no muri ubwo butayu urimo. Wihashinga ibirindiro, wihubakira imibereho yawe, ahubwo ongera utaka Imana. Gutaka kwawe kwagukuye muri Egiputa, uko gutaka kwawe gukomezanye no mu butayu, Imana izagukure mu butayu, kuko ntawe uterejwe uzabona Imana. Mucyo twe kuzagira cyane muri Laodikiya, Imana yatanze imiti yo kwifashisha mu Banyalaodikiya, ntabwo yigeze idutererana, ahubwo yatanze imiti. Ndakurarikira kugira ngo ugende umwe ku muti Kristo yatanze. Ndashaka gusoza iki gice n'indirimbo ivuga muri make ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye. Aya ni amagambo Melody Mason yavuze ngo igihe nariho ntinyuka gusaba ibirenze, ntabwo nasuzongeye cyangwa ngo ndabuke gusa yuko Imana ari nziza, ahubwo yampaye no kurabuka igihugu cy'isezerano cyuzuye ibishoboka byinshi, kandi ibyo ishobora kubigukorera nawe. Hari ubwo ngo indirimbo ye itangira ivuga ngo hari ubwo nabonaga imigisha, none ubu mbona Imana. Hari ubwo nishimiraga amarangamutima, none ubu nishimira ijambo ryayo. Amen. Hari ubwo nashakaga impano, none ubu ndashaka utanga impano. Hari ubwo nashakaga gukiza indwara, none ubu nifuza umukiza wenyine. Hari ubwo ngo nageragezaga bingoye, none ubu mfite kwizera gutunganye. Hari ubwo nari nkijijwe by'igice, none ubu ndakijijwe rwose. Hari ubwo nagundiraga ubutarekura, none ubu arankomeje cyane. Hari ubwo natembanwaga ubudasiba, none inkomangiro yanjye irakomeye. Hari ubwo nahugiraga mu kunoza gahunda, none ubu ndasenga nkizera. Hari ubwo nahagarikwaga umutima n'inshingano, none ubu niwe unyitaho. Hari ubwo nashakashakaga, none ubu nkunda ibyo Yesu ashaka. Hari ubwo nahoraga nsaba, none ubu mpora nyishima. Hari ubwo nishingikiza aya magambo arakomeye, dukomeze tuyiteho cyane. Ngo hari ubwo nishingikizaga ku mirimo, none ubu nibibe uko ishaka. Hari ubwo nageragezaga kumukoresha, none ubu arankoresha. Amen. Hari ubwo nashakaga imbaraga, none ubu shaka ishobora byose. Hari ubwo nakoreraga kamere, none ubu niwe nkorera gusa. Amen. Tugira indirimbo ivuga ngo iyo nicaye imbere ya Yesu nimenyaho ubugoryi. Ndakurarikira mwene data kwicara imbere ya Yesu, ukajya imbere y'Imana, Imana yo yonyine ikaguha imibereho, nawe ukabasha kuba waririmba iyi ndirimbo, ukabasha kuba wakwihimbira indirimbo ku giti cyawe, ukibonera Imana yawe. Imana ikakwishurira, ikagukura mu bukristo bw'Ubunyalaodikiya, ubukristo bw'akazuyazi, ukera. Imana ikakwambika imico yayo, ikaguhereza ikanzu yayo yo gukiranuka kwayo, kuko nta handi hantu wayikura utayikuye kuri Kristo wenyine. Ahandi hose kwaba ari ukwishuka. Muvandimwe data, Imana iguhire, iguhe umugisha, ikwereke ko cyane ukwiye kuyisanga. Ni mu izina rya Yesu ngisabira, nawe mbigusabira. Data twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo rwinshi, turagushimiye cyane kubanye natwe muri iki cyigisho. Turagusabiye cyane kugira ngo ahadasobanutse ukomeze uhadusobanurire. Turifuza guhindurwa nawe wenyine, ngwino ubane natwe. Ohereza umwana wawe wese Mwuka Wera kugira ngo aduhishurire buri cyaha cyose n'inenge muri iki gihe cya nyuma. Mana, uduhe kwihana buri kibi cyose, twe kwitsindishiriza ahubwo Umwami. Dukeneye kwambara ikanzu yawe yera. Turakwingiza Yesu kugira ngo twongerere imbaraga. Uduhe Mwuka wawe Wera cyane abane natwe uko bwije uko bukeye, kugira ngo tubashe guhagarara imbere yawe tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Komeza utugirire neza, buri mwana wese ukomeze kubana nawe, ukomeze kumuhishurira icyo wifuza ko amenya, aho afite intege nkeya. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye. Amen.